bakunzi ba Dream Team Rwanda turabashimiye cyane kuko muduhozaho ijisho ari abari mu gihugu mw'imbere ari abari hanze ari abaduhamagara akaduha ibitekerezo n'abatwandikira muri commentaire byo twabahagejejeho turabashimira cyane. Dufite amahirwe menshi cyane yuko mubasha kuduhereza ibitekerezo ari abadukurikira bakoze subscription cyangwa kimwe duhura bakaduha inyunganizi mwese muri abagaciro kanini cyane. Nkuko tubagezeho abantu batandukanye ari abahanzi ari afite ibitekerezo bitandukanye byubaka umuryango nyarwanda n'umuti bafitiye n'ubundi abandi batumirwa. Nabise amasimbi nazaniye ya makombe mwabonye ubushize kana kiwacu rukundo ruzira amakemwa ninde uzadutanya ko kubu tubaye ninde uzadutanya. Baturirimbe neza dutaramira mwabikunze muri benshi cyane abonye muri commentaire mubitubwira abo ngabo n'ubundi nabo ni amasimbi abashamikiyeho. Niyo muri hara ku ruhande wa mugabo yagarutse umucuranzi nyakumva mu murya we nyine ni wa wundi ariko ntago ndubitinde ntabanje kubaha ikaze mutubwire nyine abo bantu dufite hano niba mwabimenye. Nta numwe bazi yenda tuvuge ko nabazi muri commentaire bazabitubwira ariko mwebwe no mwivuga mute muri bande. Murakoze turabari nkuko mubibona baririmba injyana gakondo nk'injyana y'igihugu cyacu y'umuco wacu mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda. Rero ngewe nitwa Umukiza Pati nkaba ndirimba injyana gakondo nkuko maze kubibabwira. Murakoze Pati. Umugenzi wawe se we? Brigitte Batamuriza. Brigitte Batamuriza koko se ntabwo ujurira? Okay, niba utarera tuzabimenya tuzabwirwa no kwa sobukwe. Nuko nakaciyemo hari n'undi ku ruhande umucuranzi mwarabonye ubushize bamwita Nkizandeka Meshaki. Murakoze rero kwitabira ubutumire bwacu mukaza kuri Dream Team Rwanda. Murakoze nawe. Yego. Twari dufite amatsiko menshi cyane kubona amasimbi agaragiye y'amakombe aribo bamwebwe ariko hari indirimbo nyinshi nyine muririmba bo barambwiye ngo nabataramye ntabwo bajya bagira ibihangano byabo bwite. Nabyo n'ubundi ngo uca mu nzira yaharuwe akeshemye no ko haruriye birashoboka ko ariyo ntambwe ya mbere mwahereye kubera ko hari nabyinshi umuco wacu. Umuco cyane byinshi cyane bibitsemo ku buryo wabanza kubihugukira akajya mu nganzo yaho abakuze baciye abonemo byinshi cyane. byiza cyane
baberwa abakobwa nibyo ese ubundi abakobwa ni bande abakobwa bavugaga ngo ni bande bari mu Rwanda bose ni abakobwa se Brigitte bose ntabwo ari abakobwa kubera iki umutegarugori wese wo mu Rwanda mu muco mu njyana gakondo tubivuga neza nyine umuntu wese ugaragara neza navuga igitsina gore cyose kigaragara neza ko ari umukobwa kuko ntabwo wavuga ngo umugore w'u Rwanda mu muco gakondo ntabwo twe kumva nyine bijyanye neza umukobwa wese w'u Rwanda umukobwa nyine kuko Pati nabyo mese hari akantu avuze numva ntekereje ikindi izina umukobwa ubundi bivuga gukobwa yaba umukobwa yaba umugore uwo ari we wese aba yaranyuze muri icyo cyiciro cy'ubukobwa rero niba rero umukobwa ari ugukobwa ntabwo mu bukwe cyangwa se nyine mu mihango yo gusaba no gukwa haba harimo umukobwa ubwo abo twita abageni haba harimo umukobwa byose kose rimwe nabyumva umukobwa avuga gukobwa none se nk'abariya abantu bagiraga nk'ibyago bakajya gushakwa batakowe babaga batakaje ubukobwa yarakomezaga akaba umukobwa nubwo yabaga afite abana yagendaga bite mu muco nyarwanda umukobwa yitwa umukobwa kuko yakowe ubwo utarakobwa uba ukiri umukobwa ubu ukiri umukobwa nubwo yari umukecuru ariko atarakowe akiri umukobwa urumva nyine umuco uvuga gukobwa niba uri umukobwa ugomba gukobwa iyo utakowe uba wiswe ikindi kuko niyo yagendaga yishingiye ariko icyo gihe nyine urumva ko atakowe none se yakwitwa umukobwa ate nyine atakowe cyangwa n'ubundi nyine yabaga ari umukobwa kuko yenda icyo gihe byari kuzakundira bari kumukwa nyine icyo gihe kigeze cyageraga agakobwa ko yitwaga umukobwa base Pati mbwira umuntu ufite abana utarakowe aba akiri umukobwa rero ko mbyumva ntabwo aba akiri umukobwa ariko uruhande rumwe aba ari umukobwa kubera ko aba atarakobwa ako karagaciyemo mwabirara niba ushaka ko tugusobanurira mu wundi buryo karagaciyemo ko ngako urumva avuga ngo muberwe abakobwa nibaza ngo umukobwa niba kuko harimo inshinga yo gukwa umuntu utarakowe ariko agashaka umugabo akagira umuryango kandi ko ku isaha n'isaha bamukwa sibyo isaha n'isaha bimwe bita kujya kwirega bamutangaho inkwano ye bakamukwa ese mu gihe atarakobwa nubwo yaba yarashatse akabyara aba akiri umukobwa ni umudukubu ari ibyo ko hari abantu benshi batunze abakobwa yes ni umukoro ni umukoro ukomeye cyane twabashimira ko mwaje muri gahunda zacu mukabana natwe muri DMT Rwanda twavuze kare nyine muri abatumirwa bacu b'abaririmbyi ariko bavuze ko ahaduhere kuri Pati avuze yuko kera nyine wari umuririmbyi kandi umubyinnyi ni nk'iki bagushimiraga cyane abantu mwabyinanaga aka kantu rwose Pati yaratarakaga cyangwa se yarazi gukora iki kintu cyihariye ni nk'iki murakoze ndaza gusaba Brigitte aririmbe ugikore agira gute aririmbe ugikore ikintu gikore wari umwihariko wari umubyinnyi kandi ubishoboye urumva aciye imyaka myinshi nyine ntabwo mbeheruka ariko hari ikintu nyine nakundaga yo bakubitaga umurishyo batangiye no gutanga turaza gusaba Meshake avuze inanga umwanya w'umurishyo reba uko uri umurishyo babyita kuvuza ikobe ikobe ry'abasore batangiye kuvuza akarura naratangiraga nkamwenyura hinjira mu ubwo se ujya kumwaka uri umwenyure
ayiwe reka twagute n'ubundi turi kumwe n'ubundi muri abataramye ndabizi neza ariko mbere kwenda tujya kure cyane maze mugorora imihogo turimbe nk'indirimbo nk'ebyiri twishime no tuvuze kuganira nyuma. indangagaciro nyinshi indangagaciro uretse wenda ibijyanye n'indirimbo hari n'ibindi byiciro by'umuco abantu bagenda biga ugasanga harimo nyine indangagaciro umuntu yagakwiye gukomeza gusigasira no mu bihangano rero bya gakondo bigiye birimo bitandukanye n'ibihangano by'ubu ngubu. Indirimbo gakondo harimo ubutumwa bwinshi bwiza cyane cyane hari gakondo zivuga ku rukundo, hari n'izivuga ku muco w'igihugu cyacu. Yego. Rero kubera nkunda igihugu cyanjye cyane nibyo bituma nkomeza kuzikunda kandi ntabwo nzareka kuzikunda. None Brigitte, indirimbo za gakondo inyinshi harimo inkuru z'urukundo zitandukanye nyinshi cyane rwose pe, ku buryo nyine unaziririmba ukumva nyine urukumva bimwe bita ibizongamubiri. Ibizongamubiri ujya uzongwa nawe? Ibintu bita ibizongamubiri hari ukuntu rero kera bakundanaga, byanze bikunze nk'umuntu ukurikirana umuco gakondo wacu hari amakuru menshi bifiteho. Twahereye ku gukobwa no gukwa, nyine ni ibintu birebire pe. Urukundo rw'ubu ngubu ruvuga iki? Ugereranyije
umuco wa kera n'urukundo umuco wa kera tuwureke, umuco gakondo. umuco gakondo Mm. kuko warumbajije ku rukundo ubwo nari mvuze ku bijyanye n'urukundo nyine rwa kera n'ubu biratandukanye cyane kuko kera umuntu yagukundaga agufite intego cyangwa se afite, navuga ko bari bafite urukundo rwa nyarwo ngereranyije n'uko mbibona uko ubu ngubu umuntu agukunda afite impamvu. Uwo se ntacyo ugenda aragiye gukunda? Byanze bikunze ntabwo wakunda udafite icyo ugendeye. Nawe ukunda kubw'impamvu. Yego. None urahuriza he kubinenga no kubikora? Niba ubinenga ukanabikora abihuza gute? Kubera ko buriya ku mukobwa buriya udakunze ufite nyine uko mbivuze nyine udakunze kubera impamvu bishobora kugorana kuko umusore w'ubu ntabwo wamenya ugukunda by'ukuri cyangwa se ugukunda afite ibindi nyine agamije. Niyo mpamvu hari mvuga ko ku mukobwa agakwiye gukunda ufite impamvu bisaba gushishoza cyane. None Pati, wowe ukurikije ukuntu mbere twagiraga ibihe yenda by'abanyarwanda bo hambere, dufatiraho urufatiro nyine rw'umurage dufasha kubaho nyine tukagira ubumuntu. Nyibwirire harimo kuvagira rwose byabaye byinshi. Ndashaka kumenya ushingiye ku muco gakondo wowe wemeye kuzirikana ubumuntu bwa none ufata havuze ku rukundo tugeza ku bumuntu. Ubumuntu bwa none wowe ubufata ute, ubona bumeze gute ubusanishije n'ubu muntu wumva mu bihangano byo hambere? ubumuntu bw'ubu ngubu bubarirwa ku ntoki ko navuga kuko abantu ba kera uburyo babanaga, uburyo banywanaga, bagiranaga ibihango ari nabwo bumuntu burimo aho ngaho hagati, bitandukanye n'ubu ngubu kuko ubu ngubu ho biragoye ko wabona umuntu w'inshuti wizera ko ari inshuti ya nyayo, ya yindi ugera ahakomeye ikakuba hafi, ugera mu byago ikakuba bugufi, yewe ku buryo yanakwitangira. Ariko kera byarashobokaga. Iyo nshuti ntayo ufite? Iyo nshuti ntayo ufite? Yewe ndazifite nyinshi ariko izo kwizerwa ni nkeya. Nibura se wumva wowe hari ubereye kwizerwa? Wumva hari ubereye kwizerwa? Ntabwo mbizi, buriya ntawimenya. Buriya abantu nibo banzi, njye ntabwo nakwimenya. Ntabwo turi gutinda, ariko abakunzi ba DMT Rwanda mwumve neza yuko mu Rwanda rwo hambere cyangwa se mu kimwe muri gakondo yacu harimo itondeke ry'ibipimo byinshi cyane bareberagaho nyine ubumuntu n'icyakorwa mu gihe habayeho guteshuka. Hari imigenzo itandukanye, hari iyobokamana twahita iyo tuvuga ko kubandwa, guterekera n'iki byose, hariho yenda zibijyanye no kurera abana, hari ibyo byo kujyana abana mu ngamba, kujya mu itorero, hari ibyo gutegura abagore bagiye gushaka. Ko hari ibintu byinshi dukumbura cyane nyivuga ati ibi bino bintu nyine byakabaye bibaho mu Rwanda rw'ubu ngubu. Yego ntabwo batindire rero ko tugorora imihogo gakeya, atwirire imbere izindi zacu tumenyere n'ubundi abakunzi banyu n'ubundi hari izo babaziho muririmba bakishima, nizo shaka n'ubundi dushyiraho mu mwotso tukazivugaho neza, tukaziririmba tukishima. Icyo
bacu. Yes. Pati na Brigitte. Izi ndirimbo mwasize mu gihe kingana iki? Cyangwa mwasanze zajemo nk'imegeri? Ntabwo bitwara igihe burya iyo ukunda ikintu kabiri usubiramo kabiri byamaze kujyamo. Iyo ukunda ikintu usubiramo kabiri byamaze kujyamo. Nkawumva bigutwara nk'imbaraga zingana iki kugira ngo ukore ugere kuri harmony cyangwa kimwe se ku njyana wifuza? nta mbaraga zitwara kwiga indirimbo cyane ko buri munsi uraduhora twiga. Umuntu uririmba gakondo ikintu kizamukubwira nimuburira n'ahantu nuko aho ari hose abaririmba. Niyo mpamvu bitadutwara imbaraga nyinshi kubera ko uhora wumva ari ibintu bikurimo uko uzi ko usenga buri munsi, uzi ko hari ibintu tuzi dukora buri munsi natwe uko tumeze aho turi turangwa no kuririmba. Niyo mpamvu indirimbo iyo ari yo yose ijyanye na gakondo nta mbaraga idutwara zo kwiga
kubera ko tubikora nk'ibintu turimo. none ndashaka tusa nk'abaganira ku bijyanye na umuco gakondo n'uko ufatwa muri ino minsi. Abantu babafite mu nshingano, ababyeyi se cyangwa abandi bantu babareberera, babonye muhisemo kujya gukora ibijyanye n'umuco gakondo, bababwiye ngo iki? murakoze. Abantu babonye turi muri ibi bya gakondo, kugeza kose ntabwo nawe uri umubyeyi cyangwa se urera umwana ukabona hari umurongo afite muzima, ntabwo wabura kumubwira ngo ukomereze aho ngaho. Benshi barabyishimiye baratubwira mukomereze aho ngaho, ni byiza. Ni bake cyane mu bantu bakiri batoya bakunda ibya gakondo, ariko mwebwe mukomereze aho, mubikundisha n'abandi, kandi koko turanabikunda. Yego.